بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون تنجد شمير الله سبحانه وتعالى amahoro n'imigisha byuzuye bisakare ku ntumwe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam unabiwe n'abasangirangendo be n'abamukurikiye n'abazamukurikira mu nzira y'ukuri kugeza ku munsi mperuka dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yazaduha kuba muri abo ngabo Allahumma amin. Afadhlu islam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkuko tumaze iminsi turimo turasiba igisibo cy'ukwezi kwa Ramadan, hakaba hari byinshi twagombaga kumenya na mbere yuko twinjira mu kwezi kwa Ramadan kugira ngo bidufashe kwinjira muri kuno kwezi tuzi neza ibikorwa tugiye gukora ibyo ari byo, icyabyangiza, icyabitunganya ndetse n'icyari cyo cyose gishobora kuba cyaba impamvu yuko ibi bikorwa byacu byakakirwa imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Insha Allah ndagira ngo mu minota mike itaramiranye turebere hamwe ibyangiza igisibo cy'uwasibye, ibyangiza igisibo cy'uwasibye. Ahangaha mbere na mbere turakuramo uwo ari we wese ushobora kugira icyo akora mu byangiza igisibo akagikora yibagiwe cyangwa se yahatirijwe. Ubwo iyo tuvuze guhatiriza umuntu ni kumwe ushobora kuba wahatiriza umuntu ku rwego rw'uko ibyo uri kumuhatira gukora natabikora ushobora kuba wamuvutsa ubuzima, ariko mu gihe hatabayeho guhatirizwa umuntu akaba azi neza ko ibyo agiye gukora wenda akabikora yibagiwe, nabwo uyu nguyu ntabwo rero turi buvuge kubera yuko nawe hari ibimureba. Ariko ubikora wese ibyo tugiye kuvuga ku bushake atahatirijwe, anibuka neza ko yasibye kandi azi neza yuko iminsi arimo atemerewe kuba yakora ibyo bintu, ahangaha igisibo cyiwe kiba cyangiritse. Fa awwal shay alladhi nabtadi'u bihi, icyambere tugiye guheraho aljima' ni imibonano mpuzabitsina. Ariko iyivugwa ahangaha ni imibonano mpuzabitsina ku bashakanye, kubera yuko abatarashakanye Uislamu ntabwo bwigeze bushyigikira amafuti yabo, nta nubwo bwigeze bushyigikira ibikorwa byabo. Iyo biza kuba harimo kubashyigikira twari gusanga hari n'icyo Uislamu bwabageneye igihe bakoze ayo mahano. Aljima' imibonano ku bashakanye, ahangaha hari icyo Uislamu bwabivuzeho. Famata waqa'a aljima'u فقد فسد الصوم ولزمه مع القضاء الكفارة. abakoze imibonano mpuzabitsina ku manywa y'ukwezi kwa Ramadan mu bashakanye, nyuma yuko uwo munsi bawishe bakazategekwa kuzawishyura, barategekwa gutanga ikiru. Ikiru rero batanga ni kimwe mu bintu bitatu, kandi wimukira ku cya kabiri ari uko icya mbere cyanze, ukimukira ku cya gatatu ari uko icya mbere n'icya kabiri cyanze nta bushobozi bwacyo ufite. Wahiya itqu raqaba, icyambere ni ukubohoza umucakara, ariko abacakara kuri kino gihe ntabwo bakiriho, ubwo iki ngiki kirasa nkaho kitagihari. Fa illam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain. Hanyuma aba bakoze imibonano mpuzabitsina ku manywa y'ukwezi kwa Ramadan, iyo bitabakundiye kubohoza umucakara, icyo gihe basiba amezi abiri akurikiranye afatanye, kandi atari ukwezi kumwe hanyuma ngo uruhuku kundi ngo uzasibe gukurikiraho. Hoya ni amezi abiri akurikiranye kandi afatanye. Bishobora kuba iminsi 30, bishobora kuba iminsi 59, bishobora no kuba iminsi 58 bitewe n'ihindagurika ry'amezi mu Buislamu. Nguko tubizi neza yuko amezi mu Islam abagizwe n'iminsi 30 cyangwa se iminsi 29. Hanyuma iyo umuntu yatangiye gusiba muri iriya gahunda yo gutanga ikiru, agasiba nk'ukwezi kwa mbere, byageramo hagati agashaka kuruhuka, ngo yumvaga arushyemo gato agashaka kuruhuka, umunsi ukurikiraho akarya, yari amaze gusiba ukwezi kumwe. Iyo agarutse inyuma ngo komerezeho ibyo yari yarakoze byose bita bibimfabusa, agatangira gushyashya. Niko iri tegeko riteye muri buno buryo. Niyo mpamvu rero umuyisilamu aba agomba kwigengesera ibi byose akirinda kubigwamo kugira ngo atazagira ikimugora. Gusiba iyo byanze, fa illam yastati' fa it'amu 60 miskina likulli miskinin nisfu sa'. Hanyuma iyo byanze
icyo gihe utegekwa kugaburira abakene 60 kuri buri mukene ukamugaburira icyo twakita nka nisfu sa'. Nisfu sa' bishobora kuba byabarirwa hagati y'ibiro 2 n'igice by'umuceri cyangwa se ibiro 2. Hari n'abamenyi bagaragaje ko bishobora kuba ikiro kimwe n'inusu. Almuhim nuko uyu mukene ugiye kugaburira hari icyo yateganyirijwe yuko wamugaburira, hamwe n'uburyo bwinshi bushoboka bwo kumugaburira. Abamenyi bagiye batugaragariza yuko ushobora kuba wanamuha n'ibitetse biremewe cyangwa se ukamuha ibidatetse. Hari n'abagaragaje yuko ushobora kuba wamuha agaciro k'ibyo biribwa, ariko ibyiza kurushaho nuko wamuha ibiribwa. طيب جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع على امرأته في نهار رمضان. hari umugabo waje kujya kinwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yari yabonanye n'uwo bashakanye mu kwezi kwa Ramadan ku manywa, arangije abwira intumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibyabaye. Rasul arambaza ati hal tajid raqaba, ese bishobora kuba byagukundira yuko boza umucakara? Aravuga ati ntabwo ubwo bushobozi mufite. Rasul ati ngo wabona ubushobozi bwo gusiba amezi 2 akurikiranye anafatanye? Aramye ati sinabibasha. Arangije Rasul arambaza ati ese wabona ubushobozi bwo kugaburira umukene? Undi aramye ati nabwo biragoye. Amateka ni maremare, ariko iyi hadithi turayikuramo uburyo ki bwo gutanga kimwe muri bya byiru twagiye tuvuga. Hanyuma rero ku batarigeze bashakana, no kuvuga ngo n'ubusambanyi bugiye gukorerwa aho ngaho hagati y'umuhungu n'umukobwa, bakaba babikora ku manywa y'ukwezi kwa Ramadan, bigenda bite? Uwo munsi wabo uba wangiritse, walazimahum at-tauba, kandi bakaba basabwa gukora tauba. Hari uwavuga ati ibyo ngibyo biroroshye, n'uwari wese yabibasha kuba yakora tauba. Ndabaha urugero. Abashakanye n'abatarigeze bashakana baramutse bakoze icyo gikorwa, twabonye yuko abashakanye hari ibyo bakora bagahita biha icyizere cy'uko gahunda zabo imbere y'Imana zamaze gukora iki, gutungana kandi zakiriwe. Aramutse yishyuriye munsi akanagaburira umukene cyangwa se abakene, kuri we ahita ajya ku cyizere cy'uko byakoze iki, byatunganye. Tekereza rero, ubaye nk'umubyeyi ufite abana 2, hanyuma bombi bakagwa mu makosa amwe, bagakora ikosa rimwe, bose bagakora ikosa rimwe kandi risa. Umwe ukamubwira uti nyogereza ibyombo bite nkubabarira, akakogereza ibyombo ugahita umubabarira. Undi ugahita umwirukana mu rugo iwawe, ukamubwira uti genda ntuzanangarukira imbere. Ese uriya wirukanye iyo agiye agenda afite icyizere cy'uko bizamworohera kugaruka mu rugo? Agenda anababaye cyane, anafite icyizere gishyi yuko kugaruka mu rugo bizagorana. Rimwe na rimwe hari igihe hagaruka ukanamwirukana, cyangwa se yagaruka n'ibyo ari kukubwira ntubyumve. Byamufata imbaraga zitari nkeya kugira ngo ibyo ari gushaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala bibe byakakirwa. Hatazagera uzumva yuko ngo bariya ngo bategetswe tauba ibyabo biroroshye cyane. Bavandimwe Islam, biba bigoye, byanamufata amajoro menshi cyane, gusinzira ari n'ikibazo, kugira ngo arusheho kwiyegereza Allah, anamusaba imbabazi ku cyaha aba yakoze. Hanyuma ikindi mu byangiza igisibo, at-ta'am, kurya ku bushake cyangwa se kunywa ku bushake. Bityo rero ahangaha Allah muri Qur'an aratubwira ati wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Al-aya, Allah muri Qur'an suratul Baqara ku murongo w'187 aratubwira ati kurya no kunywa mu kwezi kwa Ramadan bijye biba mu joro gusa ry'ukwezi kwa Ramadan, mu joro. Hanyuma ku manywa ntimukajye murya, ntimukajye munywa. Uwabikora ku bushake, hari hadithi n'uwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam igaragaza yuko abantu bariye ku manywa y'ukwezi kwa Ramadan ku bushake, banazi neza yuko bari mu gisibo, ngo abangaba ngo yawm al-qiyama bazazirika ibirenge byabo bamanike hejuru, iminwa yabo bayicagagure ku buryo amaraso azajya agenda atonyanga hasi. Ubwo rero abantu nk'aba ngaba birinde ibintu nk'ibi ngibi bishobora kuba byabagusha mu bintu bitari byiza, nk'ibi ngibi byo kurya ku manywa y'ukwezi kwa Ramadan. Hanyuma ikindi mu byangiza igisibo, ma kana bi ma'na al-akl wash-shurb, ibyo ari byo byose byajya mu cyimbo cyo kurya no kunywa. Mathalan, hari ubwo umuntu ashobora kurwara, bakaba bamutera urushinge ruri buze kuza kujya mu cyimbo cyo kurya no kunywa, nka serumu n'ibindi bashobora kuba batera umuntu, bikaba byakangiza igisibo cyangwa se bikajya mu mwanya wo kurya no kunywa. Bishobora kuba nanone ari inshinge z'amaproteine bashobora kuba batera umuntu. Ibyo byose ni zimwe mu nshinge zijya mu cyimbo cyo kurya no kunywa, kandi dalili zabyo twazirebye hejuru. Tutarebye ngo byanyuzwa he, hari ibinyuzwa mu mazuru, hari ibinyuzwa mu nshinge, hari n'ibinyuzwa mu myanya y'ibanga hasi. Ibyo byose iyo bije kujya mu cyimbo cyo kurya no kunywa, ari byigaburira umubiri w'umuntu, byangiza igisibo.
nanone mu bindi byangiza igisibo alqai'u amdan, umuntu kuruka ku bushake akaba yakihaga akaruka ku bushake azi neza ko yasibye, uyu nguyu nabyo nawe byangiza igisibo. يقول عليه الصلاة والسلام إنه محمد صلى الله عليه وسلم رتبغرتي من ذرعه القيء uwo iseseme izabana nyinshi akaruka bitari ku bushake, ashobora kunyura ahantu akanukirwa n'ibihari, cyangwa se wenda hari icyaba kaba iseseme ikaba yamubana nyinshi bikizana akaruka, uyu nguyu falaysa alayhi qada'u, uyu nguyu azakomeza sibe nuriya munsi ntazawishyure. wa man istaqa'a falyaqdi, hanyuma n'umuntu uzaruka ku bushake akaba yakihaga cyangwa agashyira ikintu mu kanwa kikazamura ibirutsi, uyu nguyu uwo munsi azaba yawishe kandi akazawishyura. طيب, mu bindi byangiza igisibo khuruju dam al-hayd wan nifas, kuba umukobwa yasohokwamo n'amaraso y'imihango cyangwa se akaba haza amaraso y'ibisanza. Amaraso y'ibisanza ni amaraso aza ameze nk'ay'imihango ariko akaza ari uko umugore amaze kubyara. Ibi iyo byaje ku manywa y'ukwezi kwa Ramadan bihita byangiza igisibo. Nko ku bakobwa ashobora kuba yasibye nk'uyu munsi, byagera imbere gato habura iminota 20, habura iminota 10, akaba yabona imihango habura iminota 5 mbere yuko dufata iftari, umunsi we uba wangiritse akazawishyura. Hari igihe yakumva bimuvunnye, ahangaha mbere yuko yumva bimuvunnye atangira no kurakara, ajye yibaza ibi bikurikira. Icyambere, ajya amenya yuko Allah subhanahu wa ta'ala niwe wagennye yuko biza kuri ayo masaha, kuko Imana ibishaka byari kuza mbere cyangwa se byari kuza nyuma maze kurya iftari. Rero igeno rya Allah ryashatse yuko Allah yashatse yuko igeno rye riba muri uwo mwanya, ajya bizirikana. Ikindi ajya anamenya aya muri Qur'an Allah tubwira ati inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin, mukuri Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo ajya aburizamo ibyiza by'uwakoze ineza. Uriya mwanya bamaze yasibye hari byinshi aba yigomwe, hari na ibada bari gukora, ibyo byiza Allah azabimuhembera yawm al-qiyama. Kandi ajya anazirikana yuko itegeko ryo kurya kandi ari naryo ryangije igisibo, ari naho haturutse itegeko rimutegeka guhita rya muri uwo mwanya kubwo kuba igisibo cyo cyangiritse. Ajya amenya ngo iryo tegeko ninde warimuhaye, ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kuba agiye gushyira itegeko rya Allah mu bikorwa bijye bimunezeza, n'ibyahise byose araza kubihemberwa, anibuka igeno rya Allah subhanahu wa ta'ala, kuba Allah ari ushatse yuko biba muri uwo mwanya, nk'uko Imana ibishaka byari kuba nyuma amaze kurya iftari, cyangwa se bikaza no kuba mbere hahandi yari kuvuga ati naam bibaye hakiri kare. طيب, nanone mu byangiza mu byo abantu bazi yuko bishobora kuba byangiza igisibo kandi bitangiza igisibo, turavuga mu bike tunagana ku musozo. al-ibr, inshinge abantu baterwa ziba zitagiye kugaburira umubiri w'umuntu, ari umuti. Hari ushobora kuba yarwara yumva umutwe uri kumurya cyane, bakaba bamutera urushinge, paracetamol ziriya batera mu nshinge ntabwo zangiza igisibo. Nicyo kimwe n'abantu baba barwaye diabete, usanga buri kanya bafite udushinge ari kugenda agendana natwo yitera, turiya natwo ntabwo twangiza igisibo. Na za nshinge badutera barimo baradufata ibizami kugira ngo barebe indwara turwaye, ntabwo zangiza igisibo. Nanone ikindi kitangiza igisibo harimo gukuka amenyo cyangwa se gukurwa amenyo ayo ariyo yose, yaba ari imbere cyangwa se inyuma nk'ibijigo na za muzitsa n'ibindi n'ibindi. Nanone ikindi kitangiza igisibo ni ugukoresha umuswaki cyangwa se gukoresha uburoso ndetse na colgate, ntabwo byangiza igisibo kereka uramutse ukoresheje colgate ukayimira. Nanone ikindi kitangiza igisibo ni imiti bashyira mu matwi ndetse no mu maso, ntabwo yangiza igisibo. Mu bindi bitangiza igisibo kadhalika aidan harimo n'imyuna, umuntu kuba yava imyuna ntabwo byangiza igisibo. Mu bindi bitangiza igisibo harimo ya myuka abarwaye za asma ndetse n'izindi ndwara z'ubuhumekero bitera mu kanwa, iriya nayo ntabwo yangiza igisibo. Ndetse n'imyotsi wacamo aha hanze ihumura cyangwa se inuka ukaba wayihumeka, nayo ntabwo yangiza igisibo. Icyanyuma tugiye gusozerezaho mu byangiza igisibo harimo umuntu kureka iswala ku manywa y'ukwezi kwa Ramadan, uretse iswala imwe biduni udhrin shar'i, nta mpamvu yari yose mu Bisilamu bikwemerera ihari, ukareka iswala gusa abandi bakajya gusari wowe ntusari, hakinjiramo iyindi swala nta mpamvu wari ufite, igisibo cyawe cy'uwo munsi kiba cyangiritse. Limadha? Kubera iki? Kubera yuko ububazwa uhitubarwa nk'umuntu uvuye mu Bisilamu.
uhita ubarwa nka murtad muri uwo mwanya, kandi murtad mu Islamu ibyo bita birangirira aho ngaho, bita binasibama muri uwo mwanya. Rero waretse swala ku bushake ku manywa y'ukwezi kwa Ramadani, nta mpamvu igisibo cyiwe kiba cyangiritse, kuko ahita abarwa nk'umuntu uvuye mu Islam. Nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala an yataqabbala minna wa minkum salih al-a'mal. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.